tubahaye ikaze mu kiganiro This Week with C Forward hamwe na C Forward aho muri kumwe na Tofa mu kiganiro kigaruka buri cyumweru aho tuba tugaruka ku makuru yaranze icyumweru n'amakuru muri rusange arimo ibintu kwiye kubumenya kandi n'ibintu biba biri kubera mu migi aho dutuye ni muri iki cyumweru rero aho hari gahunda zitandukanye zabaye mu mujyi wa Louisville. Turatangirana na gahunda ziri kuba muri leta aho mu mujyi wa Louisville muri iyi minsi habaye inama ngarukamwaka aho meya wa Louisville yaganirizaga abikorera ndetse n'abantu batandukanye bari mu bice bigize ubuyobozi bw'umujyi aho bita Rotary Club of Louisville cyangwa se ihuriro ry'ama business abayobozi ndetse n'imiryango idaharanira inyungu mu mujyi wa Louisville. Iyi nama kandi yabaye ku wa 4 tariki 30 aho bagarukaga kuri gahunda zitandukanye z'umujyi. Meya yatangiye ashimira abantu bose bakunda umujyi wa Louisville kandi bahora baharanira kugira ngo ube umujyi mwiza ufite ubuzima bwiza, ufite imirimo kandi imirimo ihemba neza kandi batuma umujyi wa Louisville uba umujyi abantu bita mu rugo. Meya wa Louisville Craig Greenberg yavuze ko umujyi uri gukora ibintu byose bishoboka mu gukemura ibibazo byawo bikomeye harimo nk'urugomo, kugabanya urugomo rukoresheje imbunda ndetse n'uburyo bwo guteza imbere imiturire ihendutse muri gahunda yo kwibanda ku hazaza heza h'umujyi wa Louisville. Ibi yabivuze mu ijambo kuko nabivugaga ngarukamwaka aho yagarukaga kuri gahunda z'umujyi zitandukanye turi buze kureba hasi kandi yagaragaje ishusho y'uko umujyi uhagaze muri gahunda zitandukanye ndetse n'ibyaha bitandukanye ko biri kugabanyuka aho yagaragaje ko kurasa bikoresheje imbunda cyangwa se ibyaha bikoresheje imbunda byagabanyutseho 40% ugereranyije n'umwaka wa 2021 ubwo urugomo rukoresheje imbunda mu mujyi rwari ruri hejuru ku kigero cyo hejuru mu gihe cya COVID. Aho yavugaga ko ubugizi bwa nabi bukoreshejwe imbunda bwari ku kigero cy'ibyaha 821 buri mwaka, nyamara mu mwaka ushize byagabanyutse byabiri kuri 505. Ndetse yavuze ko ubujura bwose bukoresheje ubwari bwo bwose butandukanye bwagabanyutse ku kigero gishimishije aho n'ubujura bwo kwiba imodoka bwagabanyutse. Mayor Craig Greenberg w'umujyi wa Louisville yavuze ko afite umujyi ufite icyizere cyo gutera imbere mu kurwanya urugomo rukoresheje imbunda bitandukanye n'ahandi hatandukanye mu bice bigize Amerika. Be yavuze ko umujyi washyize imbaraga ufatanyije mu buryo bushya hagati y'ubushinjacyaha ku rwego rw'umujyi ndetse n'urw'igihugu ndetse no mu gushyira imbaraga mu gusenya amatsinda y'abagizi ba nabi cyangwa se bita gang members bikozwe na polisi ya Louisville ndetse mu bufatanye n'izindi nzego ku buryo bagabanyije ayo matsinda ndetse bavuga ko yagabanyije ku kigero cy'uko hafi yose yasenyutse ku buryo abenshi bafunzwe ndetse ku mutekano wiyongereye cyane mu bice byose bigize umujyi. Meya yasabye ko buri muntu wese akomeza guharanira ko Louisville iba umujyi utekanye, ukomeye kandi ubereye ubuzima bwiza kuri buri wese. Akomeza avuga ko buri wese agomba kugira umudendezo, umutekano ndetse n'amahoro ahantu hose yaba ari mu bice bigize Louisville. Muri izo programme kandi be yavuze ko hatangijwe ikigo Group Violence Intervention Program. Ikigo kizajya gifasha abantu bose bafite ibyago byo kwishyira cyangwa se kwishora mu bugizi bwa nabi bakabaha ubufasha bwo kugira ngo barebe ibindi bakora ndetse no kugabanya ibyaha mu mujyi wa Louisville. Ndetse meya yavuze ko hashatswe bije cyangwa se hongerewe ubushobozi mu gipolisi cya Louisville muri LMPD polisi ya Louisville ko umujyi washyize imbaraga mu gutoza abapolisi kandi ushyira imbaraga mu kuba polisi ya Louisville igomba kuba polisi itojwe neza, igipolisi cyizewe kandi gikorera mu mucyo kurusha ahandi hose muri Amerika. Aribwo batangije na programme yitwa Summit Wellness Center
kugira ngo abantu bakora ubutabazi bw'ibanze bagiye bagira ahantu bahurira kandi babashe no kugira abandi bashaka kugira ngo bajye mu gipolisi cyangwa se mu bazimya inkongi z'umuriro fire cyangwa se bari abakora ubutabazi bw'ibanze mu maambulanse, aho bizajya byorohera buri wese kubasanga ndetse bakaba batuma ushaka kugira ngo yiyongere cyangwa kugira ngo umuntu wese ushaka kugira ngo ajye mu gipolisi cyangwa muri izo nzego bimworohere. Ndetse yavuze ko bongereye n'umushahara wabo bakozi bakora mu nzego z'ibanze kugira ngo serivisi zigende neza cyane. Gahunda yindi mu byagarutswemo, hagarutswe kuri gahunda yo gutanga ubufasha mu rwego rwo kuzamura imiturire ihendutse kandi inogeye buri wese. Bavuze ko bagomba kongera ubufasha bwo gutanga inguzanyo cyangwa se igice cyo kwishyura inguzanyo, icyo bita down payment, mu bufasha bwo kugira ngo batere intambwe yo kubaka cyangwa se gusigasira inzu zirenga ibihumbi 15 ziciriritse mbere y'uko umwaka wa 2026 urangira. Kugeza ubu Meya avuga ko Louisville imaze kugera kuri 1/3 cy'iyo ntego. Meya yijeje abari aho ko umujyi ugomba kongera umuvuduko kugira ngo ushobore kugera kuri iyo ntego biyemeje. Muri gahunda yo kurwanya ubuzima bwo kutagira aho abantu batura cyangwa se homelessness, ibyo abantu bamenyereye bita homeless, hamwe n'ubufatanye na PNC ndetse na Volunteers of America, hubatswe ibigo bitandukanye harimo community care campus cyangwa se aho abantu bazajya bahurira, ku buryo hiyongereye ubufasha kugira ngo abantu ba hanze cyangwa se abantu ba homeless bagabanyuke. Ndetse yavuze ko mu mujyi wa Louisville ahantu henshi hari hibanze kuba aba homeless hagabanyutse, ndetse munsi y'ibiraro ubu ngubu hari clear cyangwa se nta ba homeless bakigaragara cyane kuko byari bimeze mbere. Meya yavuze ko yatangije imishinga itandukanye yo kuvugurura downtown ndetse no kuvugurura library cyangwa se amasomero no kubaka andi masomero arenga 6 mu mujyi wa Louisville. Muri iyi nama yagaragaje inyubako zizatahwa z'amasomero mashyashya harimo Portland, Click ndetse n'ahandi. Yagaragaje kandi ko hagiye gutangira kuvugurura amaparke ndetse no gufungura ibigo by'imyidagaduro, aho bazafungura swimming pool cyangwa se ubwogero cyangwa se niba navuga hari abantu bishimira ibintu byo koga bitandukanye mu bice bya Louisville. Ndetse yagaragaje ko mu mwaka ushize hatashywe ibigo bibiri bikomeye harimo Norton Goodwill Opportunity Center, ikigo kiri downtown kuri Broadway benshi barahazi, aho bazajya bafasha abantu benshi kwihangira imirimo, ndetse n'ikindi kigo kiri muri East cyangwa se mu burasirazuba bwa Louisville, aho bazajya batoza abantu ku bijyanye n'imirimo ndetse bakarema imirimo mishyashya. Kuri gahunda yo gusigasira cyangwa gukomeza gushyigikira small businesses cyangwa se business matoya, Louisville nk'umujyi uha ikaze abimukira, Meya yavuze ko ashimira cyane abimukira kuba bari mu bantu batanze umusanzu munini ku iterambere ry'umujyi, aho batangije ibigo byinshi byikorera. Ndetse yashyizeho ikigo cyitwa Economic Development Alliance kizajya gifasha ibigo by'ibanze cyangwa se kizajya gifasha imishinga y'ibanze kugira ngo abantu bareme akazi, ndetse Louisville ibe umujyi aho kubona akazi byoroshye. Mu rwego kandi rwo guteza imbere umujyi, Meya yatangije undi mushinga witwa Thrive by 5 cyangwa se umushinga ugamije gufasha abana bakiri batoya kugira ngo babashe kwiga cyangwa kubona uburezi bw'ibanze byoroshye, aho bizafasha abo bana mu gihe kirekire kandi bizabafasha kugira ngo n'ababyeyi babo babone uko bakora imirimo byoroshye. Meya yatashye ku mugaragaro umushinga witwa Belvedere cyangwa se World Fest, hari ahantu haberaga World Fest Expo. Yagaragaje ko hagiye gutaha inyubako y'amamiliyoni
menshi aho azaba ikigo cyangwa se ahantu ubusitani rusange cyangwa se hazaba imyidagaduro itandukanye. Akaba ari umushinga w'amamiliyoni menshi ugamije kugira ngo wongere abakerarugendo mu mujyi wa Louisville, ku buryo iyi mishinga yose izafata agera kuri arenga miliyari imwe y'amadolari. Akaba ari abantu batandukanye bazabasha gushyiramo imishinga itandukanye, ndetse iki kigo yagaragaje ko kizafungurwa n'ibigo bikomeye aho bakoranye amasezerano n'ikigo cyitwa Hitherwick Company icyo mu Bwongereza kimenyerewe gukora imishinga rutura, nk'aho ari bo bubatse bakoze design cyangwa se bakoze igishushanyo mbonera cya Google headquarter cyangwa se hara mu cyicaro gikuru cya Google, ndetse n'iyindi mishinga ikomeye nk'iyo bita New York Vessel muri kuyibona. Akaba ari imishinga rutura iki kigo gisanzwe gikora, akaba ari nacyo kizakora cyakoze igishushanyo mbonera kizagenderwaho kuri iyi parke cyangwa se aho abantu bazajya bagira imyidagaduro hagamijwe kongera ubukerarugendo muri Louisville. Muri Frankfurt mu murwa mukuru wa Kentucky, Guverineri Andy Beshear akaba yagaragaje akababaro ku mpanuka y'indege yabaye muri Washington DC, kandi ashimira abashinzwe ubutabazi bw'ibanze mu bwitange bwabo. Iyi ni impanuka y'indege yabaye ubwo indege ya American Airlines yagonganye na kajugujugu y'igisirikare hafi y'ikibuga mpuzamahanga cya Reagan National Airport hara muri Washington DC. Iyo mpanuka yabaye ku mugoroba wo kuwa gatatu hagana saa 3 z'ijoro mu gace gafite uburinzi bukomeye cyane bw'ikirere, niko navuga, kuko ni hafi kilometero 5 uvuye kuri White House, ndetse hamwe n'inyubako ya Capitol aho abadepite bakorera. Akaba ari impanuka yabaye kubera iyi ndege ya American Airline yari ifite nimero y'urugendo 5342. Indege ya ifite nimero CLJ 700 ya American Airline yarimo abakozi b'indege 4 ndetse n'abagenzi 60, ndetse ikaba yaragonganye n'indege ya kajugujugu UH-60 Black Hawk yarimo abasirikare 3 bivuga ko bari mu myitozo. Indege ikaba yari ivuye muri Wichita, Kansas, kandi bivuga ko ubwo yiteguraga kugwa ku kibuga cy'indege cya Reagan National Airport aribwo iyi kajugujugu byagonganye, ndetse byemejwe ko hamwe n'amakuru y'ikigo gishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere FAA byavuzwe ko ari imibiri 28 imaze kuboneka, ndetse baracyakomeza gushakashaka kuko baguye hara mu mugezi witwa Potomac River hariya uva muri za West Virginia. Ndetse ikindi bavuga ko abari bari muri urwo rugendo benshi hari higanjemo abana bakora siporo yo bita figure skateboarding cyangwa se babandi banyerera ku rubura bakora ibimenyetso bitandukanye. Bari bavuye muri Wichita bagiye muri Boston muri izo siporo, ndetse bivuga ko harimo n'abagenzi benshi batandukanye baravuye muri Kansas muri vacances cyangwa se mu biruhuko bari baragiye gukora imikino yo guhiga. Ndetse ikigo cy'ubwikorezi kivuga ko iyi mpanuka yabaye ariyo mpanuka ikomeye ndetse ibaye ku butaka bwa Amerika y'indege mu myaka 24 ishize. Perezida Trump akaba yaratanze Perezida Trump akaba nawe ari kubikurikirana, ndetse amakuru menshi aracyahari ku bijyanye n'iyo mpanuka tuzakomeza kubibagezaho. Mu yandi makuru, ikigo gishinzwe umutekano w'imbere Department of Homeland Security iravuga ko igihe cyo ntarengwa cyo kwapurika iyo bita Rio ID cyangwa se indangamuntu yindi igomba gukoreshwa muri Amerika ari
tariki 7 z'ukwa gatanu 2025 amatariki yo gufata appointment aragenda arangira vuba. Babwira ko abantu bose batagomba gutegereza, abantu benshi batagomba gutegereza iki gihe ntarengwa, ahubwo bagomba kujya gushaka izi ID cyangwa se izi mpushya zo gutwara, kuko byose byahindutse. Kuko guhera tariki 7 z'ukwa gatanu bizaba bibujijwe kwinjira mu ndege zitwara abagenzi mu gihugu ndetse no kwinjira mu nyubako za leta. Bizaba bisaba ko uzaba ufite indangamuntu nshyashya cyangwa se na driver's license cyangwa uruhushya rwo gutwara rushyashya. Ubwo rero birasaba ko buri muntu wese yitabira kugira ngo iyi gahunda itazasanga ataragira ID nshyashya. Ugomba gusura ibiro by'ishami bitanga izi mpushya zo gutwara ndetse n'ama ID DMV ndetse n'ahandi hatandukanye kugira ngo uzabe ufite ibyangombwa byawe. Bagusaba byonyine icyangombwa nka social security ndetse n'ibyangombwa bigaragaza aho utuye ndetse n'ikindi cyangombwa kigaragaza imyirondoro yawe, hanyuma bakaguhindurira. Abantu bazi ID, real ID cyangwa se iyi ID ifite akanyenyeri k'umukara hejuru kagaragaza ko ari ID nshyashya. Rero ID yose idafite akantu k'akanyenyeri k'umukara hejuru bivuze ko atari ID nshyashya. Niyo mpamvu buri muntu wese agomba gushaka ID nshyashya. Mu yandi makuru ku bijyanye n'abimukira, abimukira benshi bakomeje guterwa impungenge n'ibiri kuba muri Amerika, ibyo bita ICE raids cyangwa se aho abantu bashinzwe inzego za immigration, amategeko ya immigration bakomeje gukora ubugenzuzi ku bimukira bari muri Amerika, ndetse aho mu cyumweru cyashize hafashwe abantu barenga 956 ku cyumweru gusa. Biravuga ko bagera ku bihumbi 5 bamaze guhagarikwa cyangwa se gufatwa na ICE cyangwa se uru rwego rushinzwe abimukira mu mijyi minini nka Miami, New York City, Denver, za Phoenix, Arizona ndetse na za Atlanta, Chicago, Philadelphia, Seattle n'indi mijyi minini. Ndetse mu bice bya hafi biravuga ko muri Ohio ndetse no muri za Detroit, Michigan byatangiye. Guverineri Andy Bashir mu kubivugaho yavuze ko muri Kentucky bitaratangira cyangwa se ibikorwa bitaragaragara cyane, ariko yizeza abaturage ko bazagendera ku mategeko ndetse ko ICE cyangwa se uru rwego rushinzwe immigration ibyo bazasaba ko bizaba muri Kentucky. Kentucky ivuga ko nta muntu bizahutaza cyangwa se bazagendera ku mategeko. Ni mu gihe abimukira benshi bihishe mu bwoba bemeza ko ICE cyangwa se ishobora kubasanga aho ariho hose, bigatuma badatinya gusohoka mu nzu cyangwa se gusaba serivisi za leta. Ariko guverineri arakomeza abahumuriza. Nizera ko tuzakomeza kubikurikirana ndetse hari amakuru menshi azagenda aza ku bijyanye nabyo. This week of C4 nakagaruka tubabwira amakuru atandukanye yo mukwiye kumenya, ndetse turakomeza kubakurikiranira amakuru menshi y'ukuntu ibintu bimeze mu makuru mugomba kumenya. This week of C4 nakagaruka, mwari muri kumwe na Tofa. Ciao ciao.